none se Eva, karamishu ubu aka kanya tuvugana amadubu n'amaseha warayababariye? yesu wenda nahise umuntu babarira umuntu utamusabye imbabazi Eva reka ngo Eva, sheri muri iyi saga yose ugize iminsi ucamo ni iki cyakubabaje wumva wenda uretse igihe wenda wagiye ariko muri iyi saga y'ejo bundi ni iki cyakubabaje wumva uriyanze cyangwa se wumva uzinutswe abantu? njyewe ikintu navuga wenda cyambabaje naza avuge ngo Eva warampemukiye, mama nyita agapfura kaji, mama nyita akantu atabona uko avuga. Njyewe nkuzi kuva ku ishuri twari ibisazi pe, twabaga twifitiye ubwana bwiza. Ninde njye nta muntu ubaho nagiriye nabi, ntawe ubaho mu isi, ntawe. Eva weho nkuzi 2019 kugera ugiye USA, hari audio yawe numvise wababaye mpita menya ko ufite umutima mwiza ukuntu. Umva nkubwire, thank you sheri wanjye, nta muntu ubaho njyewe naba naragiye n'uwo nabwiye nabi ntawe ubaho. Jya abantu benshi bambwira nabi, hari umugore duherutse guhurira ahantu, mana wish uriya mugore yarambabaje, wa mugore w'Imana izambabarire mu bugingo bwanjye. Twari twagiye ahantu duhurira ahantu mu bantu benshi, arangije undi mugore mugenzi we aramubira ngo shayiva ngo mana we ngo ndagukunda ngo mbona uri umwana mwiza ngo sinkuzi ngo ariko nishime kukubona. Uzi mugenzi w'ukuntu yambwiye ngo wowe ngo watandukanye n'umugabo, arabivuga ndamwumva ndamwihora. Uwo mugore muvuzeho numvaga ntazamuvuga, ngo watandukanye n'umugabo, ndamwirengagiza. Ndi gusuhuza abandi ndamureba ndamureka, mpita ndekera ngo mbanze mwumve, ndamwitegereza ngo watandukanye n'umugabo. Abivuga inshuro 3 ndamwitegereza, ndamubaza so hakiri kintu namubwiye, ngo arakomeza arambwa ngo watandukanye n'umugabo. Ndabaza so what? Umva uwo mugore ngo we ngo ntacyo twavugana, mana we ngo nta kintu twavugana, ngo waratandukanye n'umugabo. Naramurebye ndamureba, n'ukuri kw'Imana ishobora byose, uwo mugore muri uyu mwaka nko mu myaka nk'itatu n'umwe mu bantu ushobora kuba. Eva ndi umunyamurenge wihangana, ibyakuvuzweho byose bihazashira, tuzi ukuri, guceceka biruta. Thank you, ndakuzi kuva twigana MTC kugeza ugiye, ibaze ko hari abantu batakuzi disi twe tukuzi bakore. Umva uwo mugore yarambabaje, naramurebye ndavuga se nk'iyi katari Amerika ngo nguterure ngo ukubita hasi, uyi ngiyi Amerika ngo uterure ngo ukubita hasi rucuko rwagaciye ubundi bishaka bibi. Njyewe ngo iyo abari mu Rwanda nta rindi cupa yari kumirana. Ayi mama arareba, yego mana yandi. Njye noneho ukuntu iyo ndakaye nzana urumeza umubiri wose kuva mu maso kugera hasi. Shana naramurebye mpita nicecekera ndagenda, ariko yarambabaje pe, yangeze ku nzoka pe. Tugiye kugera ku 100,000, ndazamura Gihozo, nzamure Sasoji, nzamure Sylvie Savage, irunga byo n'urucabana Breze, ndi kureba yewe. First of all, kuri live yanjye nta muntu ujya uhavugira ibintu by'urukozasoni, ibintu byo kwinjira mu bintu bya nyababyeyi z'abantu ukavaho ukajya mu bindi, ntago bikora. Mutapinge twuzuze 100, shamureke mbabwire mwabantu mwe, niba uzi ko ntakugiriye nabi, niba uzi ko nta muntu uzinagiriye nabi, ntukamvuge nabi cyane ko ntacyo byantwara. Kumvuga nabi byo ntacyo byantwara. Umuntu wenyine watuma niyambura isura yanjye nkikuraho n'uruhu rwanjye ni umuntu wakwata ku mwana wanjye, naho ubundi abandi bose tuziranye mu isi bazi kwivugira. Icyo nicyo kintu cyonyine narwana nivuye inyuma, icyo nicyo kintu cyonyine ntatoreraho. Naho njye nunshyira mu gitaka ukankuramo ukanshyira ahandi, it's okay, but karakaziranenge kanjye ko kabe kari ku ruhande, so ndamahoro. Twagiye turabura ibihumbi bike ngo 100 ryuzure.
Eva isi nimba yagireka bavuge songa mbere yigo shandi kugerageza ariko abantu hari ukuntu bakuvuga bo ubwabo baka-expectinga ko ugomba guceceka barabizi neza bari kugutocaringa ariko buri muntu wese akakubwira ngo ntugire ikintu uvuga. Jesus, what's wrong with you? Ibaze nukuri nyine umuntu akaza akaguhindanya mu mwanya nko guhumbya noneho buri muntu wese akakubwira ngo don't say anything, don't say anything, don't say anything. Really? Bro, ibintu niba hari ikintu ndabizi neza niba hari ikintu cyiza kibaho kinamara ibintu ni uguceceka ariko nta kintu oyaye jya uvuga mu gihe wabonye ariko nta kintu kibaho kibabaza umutima kikanawurushya nko guceceka. Nanjye ndabyanga ngo bimere nkabo igosha ngo wimera nkabo ngo wivuga umuntu akakwita ikintu azi neza kutari cyo papa none umuntu akajya aca mu bandi kugira ngo aguhindanye umuntu akitora akagukora ikintu none nge izi YouTube channel zariho zimvumburaho ibintu nanjye ntiyiziho none nge nkafatanya n'abandi kwiyumva papa nkareba umuntu bombo clad umuntu akamvuga mana akajya no mu mupuri wanjye mana we ndapfuye we mana we yewe ndapfuye munkorera iki mu myanya koko y'umubiri wanjye mwande Yesu we nuguri rw'Imana none sha ukuntu ikintu cyonyine gituma iyi sitansaza ngira umuryango nshyigikira mwabantu mwe ngira umuryango nshyigikira tuvuka turi abana 8 abana 8 baba babizi uko wakuze iki nabana biwacu banzi ko ntagira umutima mubi simpemuka simvuga abantu nabi sinifuriza umuntu ikibi nta muntu mwisi niyo umuntu w'umugore ngewe umushuti wa mwana ni byinshi ibyo bintu ntabyo ngira singira ikinyabupfura gike nta muntu ndababaza muri iyi si nta mukobwa w'inshuti yanjye turahurira ku boyfriend we cyangwa iki boyfriend wawe si business zanjye nta na nimero zabo mba mfite ibyo ni ibyabo turabivuga nk'inshuti ariko ntago nshobora gufata telefone ngiye ngo nkominikane na boyfriend wawe duhuriye he tuvugana iki nta na hamwe nyine nta muntu kwisi ngendahemukira mvuge ngo uyu muntu namukoreye ikintu ndagihemuka nanaguhemukiye nagusaba imbabazi ariko umuntu agenda hariya akancacura akancurika akancurukura ntukajya kubona njye n'abavandimwe banjye n'inshuti zanjye turi kuvumbura ibintu nabo ubwabo batanziho nanjye ntiyiziho niba umuntu ashaka kuvuga ngo ngewe navuye mu Rwanda ngo mbana ngo n'umuhanzi ngo akaba n'umunyamakuru ngo tubana mu nzu bombo clad what yangiza agahita antangaho n'umugabo ngo niba mbeshye vazanyomoze mama we yes ayo ndapfuye we ngwiki yes we tamuraba yes we mwabaye gute mwabantu mwe Yesu we munyumvire nukuri agahita nantangaho umugabo kugira ngo yemeze abantu Yesu none nge niba ari ubugoryi niba ari ukugira gute nkahita mvuga ati oya ndinde wo kukunyomoza se ngo ninde tare abantu bangenda babuze basheri mu rukundo mana we bagiye banje mu ijambo abo ngagakobwa kitwa ngo mami kari kunyeta kandi ubu ngubu nagatuka ariko kanibahe kuri live y'abandi wowe upfa kudatukana ku bintu by'imbere mu myanya yazanye ababyeyi mu myanya ya za mipuri discipline mu mbega yewe karame umwana mwiza nabyo cyane ko aragiye bitabaye ngombwa kuri biri kuntaba pe noneho manika tukamubwiye va nayindi kubivuga kare kuri live umuntu araza akagomba ngo nuvuge ngo nukavuge ngo kwimwo kuvuga igosha irunga kubera iki mutugiriza inama ngo kuvuga ngo ni ukwisuzuguza ariko kamubwire Eva wari wemenya wari wabona ko Eva nabyanditse uvuga iyo ureba guceceka iyo abantu bakuvuga ngo cece ukabona guceceka biraruta kuvuga
nicyo gihe uceceka ayiwe ariko iyo ufite umva kuvuga urwo rubyaro rwawe nyine uceceka birutwa no kuvuga nicyo gihe ubikora ariko ugomba kuvuga waciye umugani ngo nturisha natwe abantu bose bavuga ngo ntuvuge nta n'umwe uravugwa Eva uzabirebe nta muntu ushaka baba baranika ubundi abantu baruvuga kuko uri kuderiva noneho njye ukurundi ruhande iki kintu ibintu mbikundira ibi bintu bimaze iminsi bimbaho ndabizi umwana wanjye azakura azabibona ariko njye mfite ubusobanuro nzamuha kuko ntago munzi azaba mbaza ati mama ndakuzi ibi byagenze gute why mami ndakuzi oh my god mfite ibisobanuro papa haya nukuri naho Imana umugore mugenzi wawe ngo yisuwe ngiyi video ngo niyawe ngo niyiwe umwana we ngo dore ngari kumwe n'umugabo wandi yesu we Imana we ngira ibiro mataratu umva nkubwire Eva njye muri iki kintu nemera bwa mbere usibye Imana nemera fact iyo utaranzanira fact ntacyo wambwira AI isimaze iki AI ni facts AI ntacyo mbwiye AI wayiyoberwa se umva nkubwire ayiwe ngo umuntu uri mukuri niwumva reba nk'iyi comment ngo umuntu uri mukuri ngo ntaza yisobanura wakubwira ukuri yo kukuri mu mutima nta wundi ukuza ukuntu kukubabaza bakubwira ibintu ukaza uragira wabikoze jewe abantu barambwira ari ibyo niba umuntu uri mukuru atisobanura tuba tujya mu rukiko tugaceceka hanyuma tugatsindishiriza cyane none uzi umuntu kuvuga nabi nta fact afite umuntu yabifatanye n'umuntu nta ndakubwiye ngo igihe ugira ngo byarabaye urabyibagirwa ukuri pe kuburana kuri biragora kandi n'ukuri Imana umuntu nabatamo mukamutamo Eva, hi my love. Thank you kunzamura pe. Of course. Ntabwo muzi ko ngo ngende umulesbienne. Ariko none yibaza ikibazo naragusimbutse. Eva. Karara. Eva. Wanga ukama nk'iminota nk'ibiri yonyine. Ndahita nkigendera ntarire. Okay. Thank you umva nkubwiza ukuri. Ntabwo nje gutanga ubuhamya ariko unyumve basi njyewe ndakuzi ariko nkuzi ko huriye mu bukwe bw'umukuzi wawe bita Hozine hani Butare ni kera mana we ni kera cyane wari ukira kana gato imyaka nageze gukurikira urumva okay icyo gihe nari ndimo negura ubukwe nanjye Hozine twarimo twiganye umubano uzuka mu minsi yegeranye uregera sako muturanye pe ifu yawe iranga bigoranye akankureza ibene niko kanyishe ntago umwana yongera agaruka none se ntago muzi ko ngewe ngo nitamo ibyana none giho nagusize gute ariko Eva umva nawe reka nkubwire umuntu ugutuka ntago agutorera icyo agutuka urumva umuntu ugutuka ntago agutorera icyo agutuka yagutuka uko yishakiye so ibyo nabyo byo bimwe impamvu kuri sako haba wifi y'ubuntu Eva bite ni byiza igikoko meze neza biragaragara mwese ndabasuhuje turi ko turadusuhuje turakwikirije Eva warangostinze shabonera depression ntabwo baza yambo biraguhama akaha bro yewe rwose muza kumbwira ariko Eva karamba ahantu wumvise uvuga ngo idubukazi niba ngo n'ibihunyira sinzi ikintu amasiha n'amadubu Eva batsamo Eva batsamo niba ari n'ibiki amasiha n'amadubu amasiha n'amadubu ko watuse idubu ese idubu njye idubu nta nubwo nari nzi ko ari izina idubu ni amasiha n'idubu ntabwo muzi nyine iyo umuntu ashaka mu kinyarwanda habaho kuzimiza ibintu habaho kuzimiza ibintu utarinze
utarinze hari izindi dubu ryaje mu mihanda yawe se ni ukuri kw'Imana ishobora byose biriya bintu nabana isi ya n'amadubu ni nko kuvuga ibibi ni ibyiza cyangwa uruvangitiranye. Ntago wari uzi noneho idubu cyane ukuri kw'Imana. None se uyu muntu idubu nk'ubu idubu nta nubwo nzi. Idubu si igikoko muvugisha ukuri. inyamaswa Idubu ni inyamaswa. muri bino bintu byana Hari umuntu ubaho uzi witwa idubu. barahari turi kumwe. bano ba M23 urabona abasirikare bitwa twigwa ba M23 urumva bagira intare za Sarambwe n'amadubu. ya nanjye nabyumvise. Ubu bivuze narikanzemo ndavuga se amadubu se yagize uruhare mu none se isiha ni iki? Isiha saga isiha yo iragatsindwa n'Imana. Isiha yonona ibigori. Isiha n'amadubu nyine ni nko kuvuga gukayura. Nashatse kuvuga muri rusange kuko situation y'abantu babiri nanze kugira umuntu amadubu nayo ni ibisiba. Ubwo rero Eva hari abantu bitwa amadubukazi ubwo twagize ngo baje mu mihanda yawe. Kandi reka nkubwire impamvu navuze biriya bintu. Nanze kugira umuntu aka kanya hari umuntu wivanze muri story yanjye ushobora kuba warambabaje ariko aka kanya yafashe inzira yiwe ari mu buzima bwiza. Sinshaka ko uwo muntu aba impamvu yo kuba namushira mu buzima bubi. Niyo mpamvu nakoresheje ririya jambo ryo kuvuga wenda amasiya n'amadubu ariko uwo nabwiraga we yariyumvaga icyo nshaka kuvuga. Ni nko kuvuga ngo isatumba n'ingegera. Ni nko kuvuga ati nyine ubi ikintu icyo ari cyo cyose. Ntago nashatse kuvuga. Ntago ari specific name of the person. Ni ukuri kw'Imana. None se ikiragise abantu benshi b'inshuti zanjye ba hafi even uyu mukobwa witwa Savage arabizi ko iryo jambo ndikoresha isiha n'idubu. Buri muntu wese nyine niterime ntago ari ikintu. Thank you. Ariko mu gahinda cyangwa mu mubabaro niho ubasha kumva umuntu amarangamutima ye. Numvise audio yawe nibwo bwa mbere yewe navuze ati uyu muntu uko byagenda kose aravuga ukuri kuko iyo wumva umuntu wabaye cyangwa urakaye akababarira cyangwa akavuga nzakubaha uwo muntu aba ari mukuri pe. Ariko Eva twibutse akantu ka YouTube ra umva ngiye kugaruka kuri YouTube nanye isiha n'idubu yose none izagene none umureke ikintu kintangaza kubera iki abantu iyo bagiye kugusenya bitwaza ngo Eva ngo ndamuzi wa muntu we hari umurambo natabye uzajya gutaburura urankangisha hahise hanjye singiye wahaciyemo ndahayobewe. Noneho Eva hari ukuntu avuga muri caption ngo tubonye ngo iyi video ngo ya Eva ngo ubwoba buratwica. Bukwicira iki kandi ari yanjye ari ngiye wayikoreye na nyira itaramwishe nanjye ubundi iyo uciye mu kintu umeze gutya ukanguka gicamo bivuze ngo wowe umeze uku urakomeye uranga. Umuntu mu buzima bwanjye bavuze ngo video ze bazibonye hanze akanshimisha n'iy'Imana. Oya ngiye ikintu cyambabaje ni ukuntu banzanye kuri ku mapano ntiboneye video za mama Mutesi niba ari mama Mutesi niba ari inde bahita banyadukira ibindi bitarangiye ibyanjye ntibirangiye badukiriye abandi mama we y'Imana yaraje abati gezo video nari nzifite ibintu bita bijya akadomo. Ayewe ni planka bari bakoze ndakeka abantu bakangisha video noneho umuntu agukangisha amateka yawe ukagira ngo si we wayaciyemo akayavuga ukagira ngo ni umuntu yataburiye watabye igora ukagira ngo hari umurambaza ahantu wawuhishe azajya kuzana leta ibyo ntacyo bitwaye uvuga se mbeva ngo yazane ngo akamvu mumeze neza abashu mbeva ngo arabizi ngo iki siri ngo Eva ngo yazana akamvugira ngo Eva ngo arabizi mvugira nde ngo njyewe ngo naka kanya ngo mwamuzana ngo kamvugira Yesu we none abantu bambabaza nabantangaho umugabo umva Eva mu kanya gatoya ndahita ngenda umva shu twari turi kuri live umwe ya Ivona ni Ivone sinzi nimba umuzi njyewe na Jessica ubwo umuntu abateruye ikiganiro cyawe baravuze
urabizi Jessica rero abavuga yabana timu Eva turahari. Umuntu abarateruye ngo muri kuvugira Eva ngo ibikingo mfite amavideo ye ngo y'urukoze soni. Turamubwira ariko se ubundi uruwahe kweri. None urabona Jessica rero baramuhagurukira amubwira ati banza wikorope mu bwonko bwawe wumve ko ibintu uri kuvuga ari byo. Umva umutipe aremeza ngo muhereza ngo nimero ya WhatsApp ngo turamubwira umva ahubwo ugize vuba wahanagura mu bwonko bwawe ko ndumva harimo ibikoma byinshi cyane. Ese ngiye ikibazo ngira niyo umuntu yaba afite akavide iyo video umuntu yashize akantu mu kandi muri mwe ninde utarashira akantu mu kandi ni njyewe papa. Oya rwose kuva mbaye oya mureke mbabwire gute ngiye kuri iyi si nta video iri hanze ntagira uko nsobanura ntayibaho video ntagira uko nsobanura niyo natabye umuntu kandi nta muntu ndataba nta gihanga nk'icya Yohana naciye nta nicyo nzaca. Reka abantu ngabo wanura urabihorera ukabashyira down. Umuntu yaza gutesha umutwe ibyo waranyuzemo ntububizi. Imana yampaye umugisha ndi mu gihugu cya full of opportunity niba naranazikoresha nje ahangaha Imana isa naho impinduriye ubuzima umwana wo mu cyaro ku munazi, umwana wasoresheje mu isoko, umwana wihiriye, umwana wagendesheje ibirenge mw'abantu Survivor bebe. None bakaza bagukangisha umunwa niba bakagukangisha umunwa Eva se ngo mwibutse ngo ububari ngo yajyagamo narabumaze se nzaza mbusubiremo. Umva zana igiceri papa zana igiceri ngo inzoga yanyweye nzi no kwe mu bango twamubonye ngo mu mavideo bari kwirenza ngo amashisha. Nabaho mwisi inshuti yanjye zirabizi ikintu bita umwotsi kiri mu bintu mutambeshye, nta kintu cy'umwotsi kirangera mu kanwa. Uzana igiceri papa mwana nkoze igiceri abantu bo kuri iyi si ni abantu nkunda abantu bankunda mbaha amafaranga mwana nkoze amafaranga supporting inshuti zanjye supporting business yagiye mpate TV inshuti yanjye ishinga business y'udukariso mana winshingira amakariso wallahi udustringi mana nkoze igiceri nihera abantu bari ku comment nitwo twiza dukunda mana nkoze igiceri nihere mama wanjye nkoze igiceri abavandimwe banjye babeho neza nkoze igiceri irungananya k'amafaranga nzayabone nkoze igiceri umuntu wese muri iyi si undindi iyo minwa aba gute gukoresha wifi y'abaturanyi aza kumpangayikisha yo kuri sako yagasanago akomeza guhibigisha umwana waturutse noneho babona ibyo bavuga neza unafite n'umufungo wa nyawo. Natangiye kunyonga igare mfite imyaka 7 papa. Eva reka jemba nibaza nk'umunyamakuru kandi ntago naje ahangaha kujajwa cyangwa kubaza cyane ariko turimo kuganira muri iyi saga yose ugize iminsi ucamo ni iki cyakubabaje wumva wenda uretse igihe wenda wagiye ariko muri iyi saga y'ejo bundi ni iki cyakubabaje wumva uriyanze cyangwa se wumva uzinutswa abantu? Njye ikintu navuga wenda cyambabaje na biragoye ariko uratubwira kimwe cyavuze ati ahangaha ndarangiye ahangaha ndumva neza. Oya icyo nta kibaho ajya kizamva ngo numve ndarangiye umwana w'umuja sha ukatwe hasi nkakazamura umwana w'umuja ajyaye buryo ntabwo wanshyira hasi navuye kure. Oya nyine ntabwo ari ukuvuga ngo hasi ngo urumva ko ubuzima bwarangiye bwahenengeteye ariko hahandi wavuze ati mana umutima wanjye urababaye barawusatuye cyangwa ndababaye cyane. Okay, gihe ikintu cyambabaje cya mbere ni ukubona ifoto yanjye yanditseho ngo cire.
Jesus. oya iyo hariho n'umwana papa ya kubona no kubona umwana wanjye kuri thumbnail kuri social cyonyine kimpahamura naho njyewe isura y'umwana papa wawe ngendi survivor niyo waza kungumi twaziterana ukagenda nanjye nkagenda aho ushaba n'abagome kuri space I mean kuri TikTok hariya twari turi kwa Gihozo wavuze ngo niba ari wewe niba ntibeshye wavuze ngo ubuzima bw'abagabo hehe no kongera urumva ubonye umugabo mwiza ukuguyaguye akagufata neza navuze ngo ngiye ntago nzajya kwiga umugabo kuko ni nigirunga ntago nziga azakunda umukunda yewe Imana nzayoboka uzanyoboka Imana uw'Imana izavuga ati ngiye nta nubwo nshobora kwifuza reka mbanze mutinge kwanza mbanze sari nkusabire umugisha shu reka mbanze nkusabire umugisha ndagukunda ye kumyutinga ndagaruka wanjye irunga ntago nzajya kwifunga mvuge ngo niba Eric yarambabaje irunga ntago yanezeza oya Imana ndabizi neza ngiye ko ntacyo nagomeye Imana nta muntu nagiriye nabi nzi ko Imana izamumugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi Eva hari mistake ushobora kuba uvuga ati hari izo nakoze yes nawe ntago uri umwere 100% by'ukuri ukavuga ati nanjye hari mistake ntazongera gukora one I get the chance yo kubona umugabo hari mistake ntakora ubitabaye ibanga twabiganiraho wabitubwiye ubundi okay iyo utarabona uwo muntu ntago wamenya ngo mistake kuko ako kanya mistake nagize kuri umwe hari igihe kizaba atari mistake ku wundi amahitamo wagize uhitamo umva hari igihe uvuga ati yarambeshye noneho wese ukurikiye ntago nzongera kuva muri iri kosa ntago mbifata nko kumbeshya kuko muri iyi si habaho misunderstanding kandi nkeka ko ibintu byose bigira igihe cyabaye ndagishima kandi naho byahagarariye ndabishima nyuma y'ibi ngibi nifuza 100% iterambere ry'undi muntu nkuko nawe yari nyifuriza nta kintu na kimwe mfata nka mistake kuko ngenda umuntu wizera Imana ku rugero abantu badashobora kumva numva ko igihe cyari kiriya kuko nubundi ubona akundanye bwa mbere siwe wanjyanye n'uwanjyanye singe wari uwe wa mbere so wenda kanyuma nabaza twiganirire mumbabarire urumva abagabo benshi cyangwa abasore benshi bavuga ati Eva yarakomeretse yahuye n'ibibazo kuko approachinga biragoye nawe kugira ngo approaching undi muntu akwaproachinge kumuha iyo ntuza nta approach ntago biri bugufi so urumva ari umuntu umeze ute wakwaprochinga cyangwa ni mu gihe kingana iki nyuma yaho ibi bibereye so ikintu navuga ngiye ntago njya mvuga ibintu biri specific mvuge ngo ndifuza umuntu kuko umuntu nifuza kereka mwiremeye nta muntu ubaho wanyura ibyifuzo by'umuntu mbere yuko nshaka umuntu mwiza ngomba kuba ngiye naba mwiza none uzamenya umwiza abantu benshi ndabizi wanabivuze hariya kandi biragaragara uri umukobwa mwiza gusa ntukirate nubwo ntakoze ubwirasi wambikubwiye abagabo benshi abasore benshi barakwifuza ntiwamenya ngo uyaranyifuriza none uzamenya kubitandukanya ute ari abakeneye bya bintu mwabyise ngo niba ari mupuri niba ari iki abafite ibindi byifuzo uzababwibwa n'iki erega kuri uyu ruhande ntago mbirivingira ko abagabo ari bo bashaka imipuri bonyine natwe rega tuba tubashaka good first of all ibyo ngibyo ntago ngiye mbirivingira miyo service usabwa nanjye ndayisaba uzabimenya ute wa undi ugufitiye urukundo ushaka oh Jesus I'm grown woman nshobora kukureba nkamenya ngo urashaka iki cyangwa urashaka iki so nabona icyo ushaka nanjye ngikeneye okay bigahura urakoze cyane reka duha abandi urubuga interviewer umuntu witwa Emaking ndumva yakubaza ibibazo namubonye ahantu henshi cyane Emaking ambonye ahantu henshi cyane ambonye ahantu hamwe ntabwo kugenda ku maspace menshi tubwire yani favodfaza nyine ndumva nawe wakomeza ukamubaza ibibazo mbazi ibibazo byose nekubaza Eva nubishe ari byo neza tubikubaza oya nuko irunga yarambajije wenda ariko Eva tubwire mfite ikibazo none se Eva ngiye ko ngufana wa following the back yes we ngo following he niba following na mama wawe following abantu bangahe biwanyu emera tuvuge ngo nago account zo mu rugo nkubwira ikintu
ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere navuga Mm. ntabwo Eva nuko ari umuntu tuzi cyangwa ubundi muyango niba bavuze ngo niba ari ikintu cya mbere abantu bageraho bakicuza impamvu bakigezeho ariko bari bagikeneye ni ukuba umusitari. Mm. ntabwo nkeka rero Eva ari umuntu wahuye n'ibibazo by'ubuzima tuzi cyangwa se n'undi hari n'abandi nyine benshi baba barabinyuzemo nuko nyine ari umuntu tuba tuzi. ariko ngo Eva ari umumereye nabi. Ujya ntabwo Eva nabimumereye nabi njye ibintu navugaga n'ubu ntabisubiramo. Umva ngo rwose yamugize amakosa ngiza ko ufite ngo ndagutegereje ndi kukumva ntabwo uri muri mood ya wari uri hejuru kwa Godfather biratandukanye. Khadija yari ahari naze hano. Even nanjye nari impari. Nawe wari uhari? Yeah. nanjye nari impari. Okay, rero njyewe ikintu ndimo ndavuga Eva. Njye ntago John muzi. Nanjye ntago John muzi wenda gukurikirana cyane kuva kera. Njye ikintu ndimo ndavuga n'ubu cyo nagisubiramo ko njye mvuga ibintu nshobora no kongera gusubiramo. Urumva ubundi kwanza ibintu byamaze kujya public ikintu cyo gisigaye ni comment z'abantu. Niyo posting video cyo utegereje ni comment z'abantu. Njye ikintu ndimo ndavuga kiragihe ndimo ndavuga ngo njye ntago magaze kuri kwa Eva. Kuko ariko numvishe uruhande rumwe. Njye nzagara kuri kwa Eva ari uko numvishe n'ukuri kwande kwa John. Ariko nibyo navuze niba ko kwa ruhari nibyo navuze. Ndavuga ngo mu rukiko ntago batumiza ukuri k'umuntu umwe niyo mpamvu mu rukiko wazi impande ebyiri. Ya nibyo navuze kuko ni wari uhari. Yari ahari. Nari impari. Abenshi hano bari bahari. Ntago ariko wavuze niba ari comment. Okay, ngaho nsubirisha. Wenda nuko wabivugaga ahangaha nuko wenda ari ngiye turi kuvugana ugerageje kubigorora ariko wenda si uburyo wabivugagamo ariko nta nubwo ari ngombwa ngiye ngo ngenerata uko watanga comment kuko ibitekerezo ni ibyawe. Jewe umuntu bita John simuzi niyo wanyereka ifoto ye niyo twara mu nzira sinamumenya. Ako waramuvugiye sana. Oya nge ibintu navuze n'ubwo nabisobanuyemo. Ariko ku bundi buryo nushaka urugero nusanga ahantu bari kuvuga umuntu wabuse inzundi ntukajye ku ruhande rwo wabuse. Kandi wamugana kuri nigeze nge magararaho ngira bari nagaze waba niyo yaba yabikoze wamuvugira ukamuhana nyuma da ntabwo wagushamo wa. Ya buriya nta numwe azi. Ikintu nizera abantu ruhande umuntu wese agira uruhande umuntu wese kandi ikindi nta nubwo ari ngombwa ugomba kuvuga ibintu uko bitekereza. Nanjye numvise uruhande rumwe byaba byiza ntegereje urundi ariko biba byiza utegereje urundi ariko utakomerekeje n'urwo wumvise. None se ubu aka kanya tuvugana amadubu n'amaseha warayababari. Yesu wenda yewe nje n'ukuri ko Imana nta muntu mfiteho ikibazo. Nese umuntu babarira umuntu utamusabye imbabazi cyane ko n'igihe uwo muntu nta n'icyaha aba yishinze. Muri situation yose nk'uko Eme yabivuze habaho impande ebyiri. None baje bakagusaba imbabazi wazibaha. Ababarira muri process. Mwisi dukora amakosa hari ukuntu ugera ukisubira akaba yaza akavuga ati Eva rwose mbabarira wenda nibi byabinteye. None se ninde wo kutababarira sheri wanjye? Njyewe umuntu ambwiye ngo narakubabaje ariko umbabarire. None se kubera iki nakwinangira umutima? Cyo kwa n'ukuri atanibyo kuko niyo utamubabariye kandi wenda arabikwiye ku mutima kusarisigara kuri wowe. Ariko uzi ikintu cya mbere kibaho mu isi kinshimisha mu nshuti zanjye. Aka kanya depression tugira kenshi tunayiterwa n'inshuti kuruta abagabo cyangwa abagore. Ugasanga umuntu arakubabaje ariko akinangira umutima kwijambo mbabarira inyuguti zitarenze 10. Akemera kukubabaza forever mugatandukana forever. Ijambo thank you n'ijambo mbabarira ryaratunaniye. Niba ufite umucuti wawe ubizi ko ari inshuti umukunda rwose
ujye ushyira pride hasi kabisa, pride down down down. Ngenzi ko ngiye hari ikintu cya mbere nabonye inshuti zipfa umugore zipfa umugore zigapfa amafaranga, abagabo amafaranga. dore nk'inshuti yamaga nukuri umugabo ariko avuga ngo urugo rwanjye ngo rwarangiye ngo kubera John ngo yanze kwihanganira ubutinganyi. Mama we z'abatinganaga nande papa uyu mukobwa ni best friend wanjye Savage Gihozo ni umushuti wanjye habe ngo ndakwandikira ngo waramutse gute narenga Gihozo unafite amafaranga nka ako Eva najya nza tukararana ukampa ibyombo by'ubuntu. Yes we ndapfuye ntushobotse nuguri rw'Imana nanjye nkataha mana cyoka gusa nyine Eva atashobanye kandi ni umuntu umukunda ugomba gushyira pride yawe hasi, kandi abantu benshi bapfa kwanga gushyira pride hasi. Kandi man uzebe niyo usabye umuntu imbabazi man wumva uruhutse nawe mu mutima. Noneho aba best friend mwihaye ngo ntago abashuti ukumva ngo Gihozo ngo ntago namusaba imbabazi mani ngo nta byadanje muvugisha ukuri biba nta byadanje. Wahemutse ugasaba imbabazi bigutwaye iki? Ngewe iyo nzi ko nakoze ikosa mana njye mbanze nanapfukama ngewe uko nyimana ngiye nsaba imbabazi wende iyo mpfa ko umuntu mukunda kandi mwubaha nuba niyo friendship yacu nca bugufi pe. Sibyo ko even niyo waba utamukunda nta mpamvu yo guhemuka. Aho wamusaba imbabazi ukitambukira wamuhemukiye. Kuko ngewe hari igihe umuntu twize kugira ikintu dupfa then aramamagara ashaka ko tubikemura ndamukupa, ariko kuva icyo gihe hashize rwose hafi henze gushira umwaka numva mu mutima nge nirirwa nishinja. Uko wihagarara ejo ugasanga imbabazi kubangamiwe, wasanga yese yisabira Imana imbabazi, Imana ikamubabarira unenye wanyiranga nyiri gustruggling. Ariko ngewe hari Imana ikintu kibabaza mu bantu nuko tutajya dusaba imbabazi, sibyo? Ngo umuntu avuga ati nakoze iki ngiki sina ngombwa ngo umubwire ngo nakoze ibi ngibi, we musanga umubwira ati narakubabaje mbabarira, c'est tout. Ese ngiye nakujyanya ahantu ubundi kubura inshuti yanjye ko tuba twari dusanzwe tujajwa, nakujyanya ahantu nkakujajwira uko situation yose yagenze, nkakubwira ati nagize intege nke kubera iyi mpamvu umbabarire, ntago bizongera ibyo bintu bitwaye. None ariko biko ko ari inshuti yawe itemera guha umwanya kubera ko niba yarakurakariye. None se ngiye unandakariye nakwandikira message erega mba nzi naho ugenda cyane. Ese ubu ngiye nakwemera kuriska friendship yanjye nawe ku bintu by'ubusa ejo bizarangira? Sibyo ntabwo wabura aho ubonera umuntu niyo yakubroka kuri telefone niyo yagira gute. Ntabwo urugero niba Silva ari inshuti yanjye, mama waziranye na mama, ngenziranye n'abavandimwe we, sinjya kuriska friendship ufitanye n'abavandimwe bawe bose n'umuryango ngo nukubera ngo wankoreye ikintu cy'urukundo. Ubwo si cyo kintu ntago gihagije ko wavuga nawe jerega wabikora kuba kimutishyira muri iyo myanya ejo wamuhemukira nawe kandi akubabarira. Kandi ikindi you guys kuba abantu bari kumwe ari inshuti ntabwo bivuze ko ari aba best friend. Umuntu umwe witwa ni deciding ngo wirana no best friend. Rero abantu mubona abantu bagendanye kabiri ngumva ngo aba best friend. Ntago kuba nziranye n'umuntu iminsi cyangwa kuba umuntu umuzi igihe kuba umuntu ari inshuti yanjye ntago bimuhindura best friend wanjye. You guys njye mutandukanye. Kuba mumaranye igihe ahubwo kinini kuruta uwo muhuye ejo bundi, uzi ko ejo bundi ashobora kubera best friend. Ikibazo si igihe twamaranye ahubwo igihe twamaranye kurenza uwo mumaranye. Wamariye iki? Wamariye iki? Nuko abantu bajya batandukanye ukajya kureba ugasanga nta kintu yakumariye. Ngewe nkubwira ejo turahura umuntu ugahita umubwira ngo ni best friend kandi we atari best friend, utari best friend kuri we. Ese ubundi ukuntu yitwaraho bigaragaza kuri best friend wanjye? Ariko kuba best friend nanone si ukwirirwa wikurana n'umuntu, kuko abantu b'iki gihe uyu munsi bamuri inshuti akashaka ubugendana n'umuntu ntabwo aricyo kikugira best friend. Hari n'igihe uba uri inshuti y'umuntu urumva ibintu byose umubwira ibintu byose, ejo mu gitondo akaba ari ugutarama. Abantu barahinduka ntabwo bazi gutandukanya abantu baziranye n'inshuti zabo. Ko mwakize cyane oya Olive niba ikintu ushaka kuvuga ukivuge nta muntu uri kuzimyamo hano turi kuvuga mu bucuti en general. Ni uwo ninde?
ntumbaze muntu uri kuzimiza hano Oliva ngo kuko urumva ko mwajimije cyane njyewe kandi imikambwe njyewe impamvu ndi kubiganira nanjye ndi kubibabwira from experience mwabantu mwe mujye muca bugufi musaba abantu mukunda imbabazi abantu mwubaha imbabazi abantu mwahemukiye imbabazi kuko buri gihe cyose uzagenda ugakorera umuntu ikintu ntuce bugufi nk'umusaba imbabazi ako wari wasaba imbabazi ukumva ukuntu biruhura biruhura byataye nana ndaza kukuboroka pe ibyo ntago ibi ntaho bihuriye urumva ariko abantu nyine hari igihe umuntu yirarira pride sha rimwe na rimwe tujye dushyira utu pride hasi none se nongeye ikintu kirenze ibi bintu byose tuba turi gupfa ejo ndi tuzikubita mu myaka 40 twaraciye urubyaro intambara zacu ntaho ukizireba abana bacu aribo bashakana mana we abana bacu baduhuze batangira bavugane kubera ukuntu uba warambaniye nabi cyangwa nkakubanira nabi mu myaka yacu usange byishe ahazaza h'abana bacu noneho mujye murebana ariko hari n'abantu bitiranya hari n'abantu bitiranya ubucuti ugasanga umuntu like ko mwiganye uko mwaturanye uko mwakoranye yipanze akazi ngo ni inshuti yawe ngo muri inshuti turaziranye cyangwa ngo kubera ko muvugana akagenda abwira abantu ngo inshuti yanjye turaziranye ese kuba kwihamagara best friend wanjye n'iki oya noneho hari n'uzana ifoto ngo urabona se ngo twari ifotozanyije ngo turi inshuti ngo birenze uko bitekereza ngo muzi mutamuzi ngo njyewe ngo gihozo ngo ndamuzi cyane n'inshuti yanjye twariganye twaraturanye umuzi warakoze akazi ahubwo muri inshuti ku rwego uri kubishyiraho nibaze nyine kandi ikindi hari abantu bitamo sana kandi ikindi ikintu cyose kigira limitation buri kintu icyo ari cyo cyose kigira limitation kabisa turagushuhuje Eva ko ukiri active ntugahure n'ikintu cy'ikibazo gukundana cyangwa kugira partnership bigira igihe birangirira umuntu uziko ajya kununza agasezerana n'umugore we ngo bazabana ubuziraherezo bwacya kabiri bagatandukanya n'urupfu bagatandukanya na circumstances zitandukanye ubundi mugiye mufata yuko ikintu cyose cyo muri buno buzima kigira ahantu kirangirira niba ukiri guhumeka gumana urukundo rwa niba uvuga umuntu partner wawe komeza umukunde komeza akosha njyewe ubu ngubu usigaye unkorera ikintu nyine mbona tudahuye nkahita nkureka nkikomereza ubuzima bwawe wamwutinze shuri ikintu cyo kugira cyo kumva ucitse intege ubuzima bugahagarara rwose mujye mukirenge murenge icyo kintu mube active mu buzima bwose kabisa ubundi muri ubu buzima iyo ubonye umuntu mudahuza uramureka aya mayutubi yose ese uyu muntu akajya kubaka ubuzima bwe nawe ukubaka ubwawe aba bantu babaho bose aba bantu bose kandi burya buri kintu cyose kibaho kubera impamvu abantu bose banaramye nabahaye subscribe buri wese nkagira nka subscribinga nkigendera nkaguhereza like nka subscribinga nkigendera ahari ayo magambo uri kumvugiraho umwana wawe yarara ariye aronke nta kintu nta na kimwe ubundi se ugira ngo iyi mihanda aho yaziye ugira ngo abantu bakuvuga banakwanze cyangwa bakuzi bavuga kubera bashaka kurya bashaka amaramuko bashaka oya abantu noneho ikibabaje abantu bakuvuga ni abantu muba mutanaziranye habe na gatoya none se Eva ari mu Rwanda ninde Eva ko nigeze murira nawe mu kabari ahubwo se ko ndi mu Rwanda batamvuze bari kumvuga gute se bamwe bamyaka 5 byo kurarira bari kumvuga gute yewe ikintu kinungura n'ikintu buriya reka muzi wawe oya ongera ko bazaga iwawe ukabagaburira ariko yewe oya wikabya ndakwibuje warabatekeye oya ndakwibuje oya ngenzi inshuti zanjye nyinshi z'inshuti za Eva narabahamagaraga kanga twagiye kwa Eva
mwabwese Eva ntago ajya sohoka ureba ubwo bubari bashinja nikaraze muri bungahe ese aho nikaraze ninde wananguriye icyo cyo kunywa cyangwa hari uwanyishyuriye ahubwo se wikaranaga nande ko njye nigeze nanakubonaho kabyara ubundi iyo ugiye byarwa nagisora cyangwa se nyine umuntu wese agira igihe cye akavuga oya cyangwa wabuza yo kwishyura arakwishyurira ibaza ukuntu umuntu abura ikintu ashinze umuntu nguriya ngo amayoga ngo none nta muntu uvuze ngo abantu baharanira ngo tutabafite ntitwabaho umuntu ubundi abeshyera inzoga ntibamuguriye okay ukuntu babeshyera ninde muntu wambonye nywa rikeri muri ubu buzima umuntu wambonye muri comment nashiraho ngo Eva nakubonye unywa icyuma niba ari icyuma niba ari rikeri niba ari nashiramo ngo Eva narakubonye utera amashoti nta wubaho yumweye ako Eva ngo zakiri mi quickly ngo ngwiduma none ibyo byose Yesu we nabakubeye ninde wakuguriye no ntawe usibe no kungurira none ukuntu bamvuga ngo narasoka gukagira ngo nari under age wagira ngo wari ubuzima bwawe no first of all nari under age none umuntu akaza akavuga ngo Eva ngo wabona ngo wabeshya ko ngo afite imyaka 20 ngo ni umukecuru nyoko yajya mu kibina duhurirayo ariko Eva oya uri umukecuru wabyaye nyina se oya wabyaye nyina nyoko ari mu kibina ngendiyo ariko yewe Eva umuri kibina mu mutwe muri kibina mu mutwe ndabibuze kibina kimure mu mutwe pe bari kukubaga kuri hano wari wicaye njyana nicaranye n'umwana wanjye ari guseka ari kunyihera ibibijyu nta kibazo nayo nifite nizere ko utabimwerekaga nizere ko ibyo bitakavuga ahubwo nimureke mbabwire na joininze live ya Godfather umushiti wanjye mpaye live Roxana ahita avuga ngo mami ngwisadari yaba badata we nahubutseyo niruka ndavuga ati isuka n'agatebo none umwana wanjye akunda se ahantu hose amubonye ibyo ntibizance mu biganza umwana wanjye namurinda amasiha n'amadubu akantu k'abasisa n'abadubu barakumena none se isi hasi igikoko buri muntu wese afite uburenganzira bw'igikoko upfa kuba utakivishije amaraso ngo hari abantu bitanga amadubu hano ni akazi kawe nanjye ndisiha sha byose ni ibi umuntu aziyitirire n'igikoko ese umuntu ntago azaba uwe ngo yigenge umuntu yiyitirire n'igikoko mu munigana ijambo ariko uziko kuva ibi bintu byaza bya TikTok uziko nta kintu umuntu avuga ngo nibagisesengura umuntu ntagakiriwe ngo yigenge na nyababyeyi y'umuntu ariko abantu noneho umuntu ntagakiriwe ngo yigenge umuntu ariko irunga rye mu nde uyatiye tuvugisha ukuri ubu koko ni gute wifata kuvuga ngo ndi gusesengura nyababyeyi oya ntago wumvise se ko umuntu yinjiye mu mukuri wanjye we noneho mana yanjye hari umuntu usesengura n'umukuri ukagira ngo awurimo ngo babonanye na Eva ngo barahatwitse ariko mana we reka nkubwize ukuri cyakoze ikintu cyonyine shimira Imana nuko hari n'ahantu njyamo muri comment section ngo Eva yarambomoje Imana ikumpushe ntago nakubomoje hari abantu basesengura n'umukuri neza ukagira ngo bawicaye yewe umuntu yinjiye mu mukuri wanjye ndamutokesha ndamwibuza ndakwibujije we na famiye yawe yose umukuri wanjye wavuyemo umwana mwiza w'umukobwa ndakwiyamye wowe nturanabyara aho Imana ikumpushe tukanagatebo Eva ngo Sirisi ngo aragusuhuza urukundo rw'ubuzima bwanjye papa Eva karame Sirisi ngo muzamure ari he ngo yagwaye request ijyanwa niba byagiye mwese ninde mu myitungure ndebe inzirakarengane igiye guhubuka wabindungure
iragiye iya mbere iragaragaye mwene mama naze hano mwana wama uraregwa amapasi ngo araregwa ngo kugusengera biravugwa ko uyu ni musaza wanjye ataranabona network mukurikira ubwa kabiri hagati yanjye hacamo umuntu ataranamenya nuko wakoresha TikTok ataranabimenya hisa namanuka we uyu muvandimwe wanjye ameza cyangwa uzamuye sirisi utari wacu nzamuye maraso yanjye bwe tiri garuka none ikindi kintu abantu barantangaza mu rugo iwacu tuvukana turi abana 8 mw'abantu mu mubano dufitanye ntihakagire umuntu wamugaramuswa Godfather ngo azisirisi kwa Godfather ntihakagire umuntu n'ukuri wivanga mu mubano w'abavandimwe buri umuvandimwe kose uko yagukosereza aba ari uw'amaraso yawe naho bazagukwepera muba mufite ahana nta handi yagukwepera oya sirisi ntabwo mwamurakare sirisi n'umuvandimwe wanjye mukurikira bwa kabiri nta kintu kibaho cyadutunganya kubera ko bamuvugaga twari twarakaye bamwe kabisa uriya ni musaza wanjye w'amaraso nta n'ikintu kibaho none se ubwo urumva yajya kumpemukira yaba yiyemeje guhemukira famiye yanjye yose umuntu niwe wihemukira nta wundi muntu amuhemukira none se ubu tuvuga ngo uzazi iwanjye ninkugaburira nzakugaburira se ngufashe ku mbaraga Eva kara mu rukundo by'abavandimwe byo ntihakagire ubyivanga umuvandimwe niyakubabaje ejo murahura ejo n'ubundi wasingirwa bari uzagusohora mu gisharagati ndabiva muriyunga byiza cyane Eva turavugana sheri yewe ugiye n'abandi yewe uyu mwana w'umukobwa afite ibirushe byiza afite amakanzu meza afite ibintu byiza ibyombo byose sirisi yahageze papa arahagera se araba yahashinze amaguru dore ngubona ntaraharyana nicyo kintu adakoze reba network ye ntiraba stable Eva ndagaruka Igor rukundo rwa nahageze papa ngwino sheri meze bite sweet yacu meze neza igihugu meze neza njemba narizi warijijwe n'iki nababaye cyawe warira mama kaburanye reka none ndapfuye umva izirengezo y'umwana w'umuhungu ngo yarize siri niki cyakurijije papa umeze ute se sho meze neza sheri idubu kazi ngo nimuzamure yewe idubu ninde umuntu ngo idubu idubu ryari ririho kwa Godfather idubu se njye noneho abantu baza mu mazina yandi sinjya mbamenye uzambabarira umenyere umuntu bita ngo Irunga niba ari Irunda na Kibuye Irunga yarari hano papa ngo Irunga nguyu Siri hari sirisi na sirivi hano ngo Karongi nibikisha ndakwiya nanjye yakwita Irunga na Kibuye ndakubujije utatongana mu bantu icyo koze reka nkubwire mu muryango wanyu ushobora kuba abantu bavuga ukuri ubushize kwa Godfather wavuze ukuri uciye ku ruhande nubwo bagutera amabuye bavuze ati John twajyanaga mu kabari akagura se icyo kintu nagishimye wese we wabonye umuntu hano ugiye kunigana ngo wibeshye ngo uvuge idubu ngo nabi idubu ni igikoko tugusobanurira idubu Eva utabona baguma kugira ngo rega hano barakunigana idubu papa no ndapfuye none idubuka mubwire mbonye mbonye karame rukundo idubu ryavuye kuri makanika generali wacu wapfuye witwa makanika yaravuze ngo intambara turi kurwana ngo tuzayigwana nk'amadubu
urumva ingabo n'imbaraga zihita zose zitwa mbese amadubu noneho logo y'idubu izi ni idubu mu banyamurenge ntabwo nigeze ndikoresha mu buryo bwo gushaka kuvuga nabi. uzi ikindi nkubwira Eva hariya kwa Godfather njye nicyo cyananzamuye hari umuntu bavugaga witwa Idubu Chantal Idubu Chantal ibaze ko ari we brother wawe ariko avuga njyewe duhuriyeho amazina yombi utuye nimba ari muri Ohio mana nyagasani niba uwo muntu nzi umuntu witwa Idubu Chantal ijosi ryanjye rikikira wizana abatarimo hano oya narishaka ngiye kubwira abantu sibyo narishaka nimuvuga amazina y'abantu ahangaha no abantu baranyandikiye abantu baranutse nakoresheje isi hano Idubu rwari urwego rwo kudashaka kugira izina mentioning ntago bihuye n'ibyo nari mbyivugiye kubera yuko uwo muntu nitwa Idubu nawe akitwa Idubu kazi none se ko witwa Idubu nawe narakuvuze nawe oya no ntago yavuze ngira ngo Eva nta muntu wavuze gusa nkuko wavuga ngo isatumba n'ingegera noneho icyo nshaka kubabwira byahuriranye urimo kujya wabivuze byahuriranye umukobwa witwa Idubu kazi nawe aza muri saga y'ibi bintu igose ingo kuko bamwihenzeho ngiye twitiranwa amazina abantu baranutse cyane Idubuka nta muntu sinzi niba ari space arahari kwa Godfather nukuri ko bintu yewe ibyo bintu byose nabyumvise urukundo umunsi mwiza bangiye kubufata nk'akazi oya ndakuvuze nanjye ndahari 5/5 aho ngugusuriye ntumusurira ku itiki sinayirunga ariko bafite ikiburanyo Yesu Kristo uwo mugani irunga witangana niwe witwigishije oya suko ndi kuvuga bavuga ngugusuriye ntumusura agira ngo nta kibuno ugira ego koya none se wa muntu arakoze nukuri inkuru yanjye yajya ku murongo nayivuga ukwanjye rero ijambo Sirisi na Irunga Sirisi ari kuri bari kumuhamagara Sirisi ari mu byaye oya no kwa mutinda ariko yarahari oya ari kuri konti ariko njye uretse nibyo sinashobora kuvuga umuntu ni ukwiha akanyabugabo sinashobora kujya muri nyababyeyi ngo nyirambure nyifunge nyimese ariko mana hari umuntu wavuze story ya Eva nicara hasi nanjye ndaseka kabisa uwuhe umuntu bita Gasuku papa oya mureke mbasetse Gasuku agitangira kumvuga yaramvuze nkajya ngira ngo nundi muntu utari nge bitangira kundakaza none nge ndi mu bantu ba mbere Gasuku asohora ikiganiro nkajya kumwumva papa bari kuvuga ngo waramwishyuye ngo we na Godfather ngo warabishyuye Eva Gasuku we n'urundi rwego oya nako ngo inshuti yawe yabishyuye ngo inshuti yawe yabishyuye kwa none se ubu koko nge naba mvuga umuntu akangira mu mupuri kuri akawusandaza narakwishyuye ariko Gasuku nagabaho oya nge Gasuku ikiganiro cye nticyancika umva akinsesengura nanjye mba nicaye akawunononsora neza namuhaye subscribe muhereza like buri gihe asohora nanjye akawunononsora neza ngewe utuntu turenze n'utuntu tw'aba lesbienne urabona Gasuku usigaye w'umu lesbienne yabaga mwarambabaje naringenda Gasuku nawe yanduka noneho usigaye ngo uri no muri lesbienne ariko ndashaka kumenya umugore wawe dore uyu mukobwa witwa Uwase Fanuela niba anzi kuva hafi ashaka kuba imyaka 15 ntigiye kuzura banza ari nka 40 naho okay mani horaho naterese umukobwa kuva ryari ujye ureba iyo bareka Eva yo bareka ni bakagushwambaguriza ubwonko wese urabatereta kubabomora igo
ndabishe ntabwo wabubona uba wihuta cyane Eva yuza kuba bomora ufite n'indege cyane mba mfite n'indege 5 indege 5 none ndatakaye mu mwana none si indege 5 barazinguriye nayo bakuvuze so bija yayi bari abantu bagira amafaranga yego kubera iki bavuga yavuga iturira nabo narira yiturira ahantu hose no ariko kuvuga Eva bishobora kuba biryoha ahubwo ndahwera biraryoha pe mani banza ngewe kubera ngiye ntajya nza ngo mbasubize buri wese niyo mpamvu anyirimiraho uburimi Eva nanjye ndaje nkufate ijambo ndakuza she's my girl ufunguye agacano nimugoroba wibwa agacano wabuze agacano ufite akarambye ufite akabo meze neza amainga Sylvie na Siris ndajya mbivanga nti nanjye deja mbizina iganje nayipa kurenze nitwa Safi Siris uri he ko dufite ibibazo ku mwandiko ndahari ngese ndi ndabaga Siri mute ngora mubwiza ukuri sinabona ikintu cyo kubaza Siris itu Siri ni iki nakubazaho ntazi mwana wa mama mugane ngo agiye mu byayi oya Siri uracuruza complete kuri live yanjye ntibiri bukunde ahubwo mwamamarize papa yewe uyu ni mwene mama acuruza imyenda mudutabare kandi muri sheti ngo John yajyaga mugurira imyenda ego ko ngo John yajyaga mugurira imyenda nase John agurira imyenda Siris John ni ucuruza imyenda cyangwa Siris ni ucuruza imyenda ngo kikamurenga cyane imyenda nyinshi cyane ngo iki ngo yamuhaye n'igishoro mama we wishi yakihaye nzi ko turi inshuti wazampaye ku mafaranga mwana wama ese ahubwo niba uri mushiki wa John tubi uri mushiki wa John ikamabazi ese Siri cyo gishoro wagihawe ryari numve ko nari nkiri mu Eva nta kibazo niba yaranakimuhaye yari muramu hari igitangaza ni muramu w'umuntu wamuha n'imodoka oya niyo mpamvu ndi kuvuga ariko kubivuga byo bimaze niba yarakimuhaye hanyuma akabivuga bimaze ni ikibazo uyu uri umukapo uri umukapo papa ugomba kubyivugira none ko watanze ifaranga Siri wafuze ariko ko mwajyanaga mu mayoga yani mu tubari none iyo myenda ibyo biganiro narabikubwiye twari kumwe papa twari kumwe aga Jessica zaratwaza Jessica zo wanipango ariko Jessica zo nkamukunda jewe nikundira Nzovu oya Nzovu byo ntuzima Nzovu nge nanyemerera mama ndehari mama Queen tuzahangana yes mama Queen ni umunyakibungo bro nanjye ndi umunyabugesera papa sibyo mwana wo kumunazisha mwana wo iyo ntanze Nzovu afite ubwenge burenze Nzovu ni umugabo kandi cyo gitekerezo cyanjye abantu indege izana ikabarenza ingo we